Ese waba wabashije kuapdatinga application yawe ya Satoshi? Link yo ni yayindi isanzwe dukuraho n'izindi application za Satoshi, nta kindi uri bukore uraza kuyikoraho, urabona ni ox.2/app, uraza hano leta kugeza hano kuriho application zawe, ushobora guhitamo Play Store, usibye ko Play Store version iriho n'undi iracyari iya kera, ahubwo icyiza ni uko waza hano kuri GitHub nk'uko batubwiye yuko version dufite gukoresha ari 0.1.9. niho ndi buklike. Nyuma yo kuhakora njyewe nayidownloadinze, si ngombwa kubisubiramo. Urabona nje hano bahise bambwira download again, ariko si ngombwa. Reka ndebe muri downloads, nari maze kuyidownloadinga, ngiyi ndayinstalla. Ubwo ndahita nkora update, ntabwo nirwo nkora install nanone. Ntegereze application install nk'uko bisanzwe. Out of space, reka mbanze ngabanye space. Nyuma yo kubona space none urabona ko application yanjye yamaze kujyamo. Ubwo ndayifungura turebe, uraza gusangamo features zitandukanye ndetse zinagaragaza ko OX yawe nayo yaje muri no OX wallet, aho ushobora kurebera OX ufite izo arizo. Reka tuyifungure turebe impinduka, ndetse unihutira kureba amakuru batangaje ajyanye n'abari gutinda kubona OTP code kuri mail. Ibyo biri guterwa n'abantu benshi kandi turacyafite igihe, ushobora kwihangana, ariko nanone bitavuze kubyibagirwa. Kwihangana iminsi mikeya tugahita tubikora. Aha ni nyuma yo kuyifungura, uje hano kuri hub hasi, uraza guhita usanga hano hiyongeyemo akantu ka OX tutari dusangaho, ndetse n'ibindi byiza byinshi. Nawe rero kora update, uraza no kugufasha kugira application iri update, ndetse n'ibintu byose bashyiramo, ndetse n'abibeshye wenda kuri urabona ko hano yasiba 1.0.9, ubwo n'abibeshye kuri wallet address bazabona amahirwe yo kongera kuimportinga kugira ngo babihuze n'iyo muri MetaMask.